umugura ngo muzana ngo mwaganda gucyashebura ubyo akora wabyumva Petero mushakira inzu agenda bimo wenyine ngiyari umva nta mfite ariko ubona inkoko ayo nazayemera Yeah, right. Imbere yanjye ndi kumwe n'amakupure abiri. Couple y'abastari gusa. Yakamwana na madamu we Kaiza. Petero na madamu. Petero nani uyu? Uyu ninde? shiri wanjye. Umarenge kingana kisi? Mwike kirekire. Akora kakabana. None se ubwo bigenda gute ubwo mumaranye ngiye gute bivuge neza bigenda gute? Manye nyine gute? Ganye tuganira nyine by'urukundo. Nyine nawe Iyumvire. Ako si Yaka ibyo nirabyemera atako bibaho ngo bagana iby'urukundo gusa. Yose ntabwo bikubwiye ngo mwiyumve. No kuvuga ngo muri make icyo cyose kuvuga aratereta. Arimo aramutereta nyine amubwira ko amukunda n'ibyo kubana bize nyuma abanza mwiyumvemo. None se muko ntabwo mwiyumvamo rata? Ntabwo mwiyumvamo Peter? Ntabwo biraza neza nikuza gakera. Biri kuri chargeur se? Ntagiruzura. Okay. Yaka amakuru yiwawe se? Njye meze neza na madamu wanjye. Ako ndi kubona uyu mugabo nawe afite icyuki. Yaka uratangiye. Ntabwo yiburira ni kurambagiza umukobwa mwiza kabisa. Washimye. None se nakubona ko harabanye nawe ukunze nangatakunze. Urashaka iki? Yaka ngo menye ibyawe namenye ibye. Urashaka iki? Yaka yaravuze ngo mugurane atwara agwekeza wabyemera. Para kuyumwe babaho urukundo. Niwo tukundana. Byashoboka. Usurabona ari we na Yaka n'ifite umugore mwiza. Umugore mwiza wose ni beza. Oya nyine n'inzu rishudu. Wanjye ni mwiza, bakaba mwiza. Ubwo se tubwiye ngo twari uwa Yaka wakwemera ngo usubiye. Umuntu ashimuwe. Uza tubwiye ngo twari umuntu ashimuwe. Tugweze uyu Yaka twari wakwemera. Yewe. Natwara y'inguye. Kubera iki sura y'inguye? Y'inguye ndonyire ku mutima. Natari byo nagufata. Ngira rero impamvu yatumye mukunda y'inguye. Yewe. Ni cyo gukorera cyatumye mukuri. Yewe amakeya. Kafu twenda. N'ibindi cyenda kane kuko bishobora kubigura. Ibintu utavugira hano. Hari ibintu utavugira hano imbere ya kamera. Hari ibintu utavugira hano imbere ya kamera. Naho ko kujya kumivuga. Data we n'ibiki hari wabitubwira ibyo ngibyo bitadashaka kutubwira. Ako Yaka ibintu byarangiritse muri iyi minsi sinzi niba nawe bibona. Urumva ibyo bintu abantu batarashakana barimo cyane warabikoraga mbere yo gushaka. Ariko nanjye nagerageje kuvuga n'iby'umugabo. Niba wenda hari ukuntu mwaranje akamukubita ka vansi. Igihe utarashakana. Nanjye nagerageje gusaba keza kuri ka vansi agararaho. Niba Peter we shiri wamukubita ka vansi. Ukaba ari mu nzira zo gukora mariage. Nta kibazo. Nose ibyo binabishyigikiye koko Yaka? Ibyo bya vansi biterwa n'uburenganzira bw'umuntu. Umuntu niwe ufatira umwanzuro, niwe ufatira icyemezo muri make. Niba yaravuga ati mbanze mukubite ka vansi abanze yumve ubutamu cy'isukari uburenganzira bwe. Nari byerekeye njyewe madamu turi kumwe ari iwanjye mu rugo saa n'isaha yo mukeneye nambwira ati urira ku gitanda. Ntabwo tugiteretana byararangiye. Avanse yo ntayo. Ntabwo njye nayimuhaye ariko no kuyitanga yewe nta kibazo ariko kuko hari ikibazo no kuyitanga bikarangira. Ariko njye navuze niba uyu mugabo afite icyo ashaka kubera icyo atategereza. Burya umugabo utegereza ni nawe mwiza. Ngo ibya Yesu bijya bihangana. Ahubwo impuze ibya Yesu biribwa mbari n'abarambije sinzi ko babivuga. Kuvuga ngo rero njyewe navuze ati njyewe reka mwihorere ndebe kuko niba afite uwo mutima
ukomeye ariko uze kugira ngo yihangane nyine antegereze nzabanze nzi ariko ni kugira ngo bitagaragara nabi umutwara neza umubwira neza amagambo agaragaza ko nyine utamutereye icyizere burundu ariko niba abangaba bahana kuri avance nibahane nta kibazo hari n'igihe umuntu muha avance mugakomezanya biterwa ubundi n'umutima we yaze avuga ati nshaka kurya kuri iriya ndyo nigendere nyine ubumaho ariko iyo akomereje aho biba ari byiza. Ikindi nashaka kurenza ku cyo uvuze mbese muri make ngira abakobwa inama abakobwa nshaka kugira inama nibareke ibintu bya avance kuko abasore b'iki gihe ukuntu basigaye batera iyo amaze kugutamiraho aragukatira akajya gushaka undi mushyashya so inama nabwira abakobwa umusore ushobora kuza akakubeshya ngo tuzabana ubanza unyumvishe ku buryohe nawe uzi kubita umusukari nawe ukabura amuhaye mu kanya agahita agukatira teto zishakira undi buriya n'abandi arabaha so inama nagira abakobwa rero mujye mwihagararaho no kujya mutanga za avance rwose. Asa Peter uwa avance ntayo irafata rata cyangwa arifashe buriya rero ukawubwire buriya icyambere kibaho iyo ubonye ibintu bya mbere utaruheruka ngo umukunzi nabo byarangiye ntafite uburyo ufisiye ase ubu ntabwo numara kubona avance ntuzamuta wowe oya nirategereje kugira igihe turabanira oya Yaka yaravuze ngo iyo babonye ni Keza warivuze ngo iyo abantu babonye avance barigendera wowe ntuzayibona ukigendera ukamuta ibyo ni byo ubonye ubwa mbere utaruje ariko iyo ubonye uwo mushi ushaka kumukunda ushaka kumukunda Andre wese umugore wawe ari he umugore ari he umugore nawe hari yagiye hehe ari Kigali ubu se uriryamana wenyine ukabibasha uryama wenyine ukabibasha oya uryama na Paul ni nka abasiribateri barahanga none se umugore ujya umuhamagara umugore wawe uramuhamagara none se umuhamagaye umubwira amagambo umubwire umuhamagaye urahamagara kugira ngo aze hano uramukumbuye uramukumbuye cyane cyane Yaka uwo muntu wamufashe ukamujyana i Kigali akabona n'uwiwe koko oya nanjye ni uko ntarabona ubushobozi ariko yewe uyu muntu ugaruza twatemberana ikirundi tukamarana icyumweru azagaruka hano muri Kenya wamutembereza okay Keza wavuze wowe numvise karubwira kuri abangaba mu bya avance n'ibyemewe mu idini musenga mu myemerere yanyu wumva abantu bemerewe gukundana ni ukuvuga ngo mbere ko abana mbere nasengaga mu barokore uri kumva ariko mu barokore ntabwo avance yemewe niyo bazi ko umusore cyangwa se umusore kukurambagiza muhura ntabwo basezeranye ariko tutagendeye no ku by'idini tugendeye no ku muco ntabwo gutanga avance ari byiza ariko mwiyumvikaniye kwaje akakwihera wakiriraho sibyo kubera yuko n'ubundi ubuzabiriye ahubwo ikibazo kizamo ni kimwe nuko nyine umuha bikarangirira aho ngaho ya matsiko yaragufitiye abashize kandi none hari igihe ureba umuhungu ukabona yarapfukamye yarize amaso yatukuye ukavuga ikindi nashaka kurenzaho mabuja na kosheri wanjye ikindi nanone hari umukobwa ushobora kuguha avance nk'uko uyu mugabo yabivuze ukamukunda kurushaho nanone ariko urabyemera birashoboka nyine biterwa n'umusore ubundi ahanini biterwa n'umusore uko ateye niba gukunda ko kubera komeza ariko niba abantu ushaka kwirira for the first cyane cyane nkatwe urabona abasitari duhura n'abakobwa benshi batandukanye kuma avance rero n'abakobwa muhura nabo benshi batandukanye ingeri zose utambona uri zero nkahita mfata undi diregito oya wakunaniye baba ari benshi ese hari abari barakunaniye Yaka wenda cyo kuraro ushobora guha wa mugani w'umugabo atabiheruka ariko bwa mbere akumva uramuryoheye
bigatuma agukurikirana bikarangira munabaye naho natwe abasitari duhura n'abakobwa ingeri zose batandukanye ushobora guhura wankubita avansi ahita mbona ikibuno cyawe gihengamye nange kidakomeye kandi mbere si ko wabibona mbere ntabwo so avansi nayo si nziza kandi haraho naho ushobora kubona Peter, urabona ibyo avuze ko ari byo wowe usanga gihegamye wamureka kubera ko nyine ko wamukunze umaranye igihe wakwemera ukwara ndetse n'umuco wowe usanira nawe ufite intege yaragukunze ngo nawe yakwanga umunyamakuru journalist umugabo ni umuhanga umwemereye inzoga umva nta nka mfite ariko umwemereye inkoko nayo nazayemera okay Vanessa ngaho mumara igihe kinini muteretana na Peter nk'uko mwabyivugiye murateganya kubana ryari mu ruhame abantu babibona turateganya kubana ryari kureba umugabo niba ufata umwanzuro tufata twebwe ntabwo murabifata ariko ubwo mu umwanzuro wo kubana aho ntabwo urafatwa ariko uzafata Peter niwe mugabo wumva muzabana ryari we na Vanessa ko umwaka urangiye rero kambabwire ikintu kiri kubura urabona iyi nzu ni iy'umuryango kugira ngo tubane rero ntakintu nyine akandi kamwe no ku ruhande nyine kugira ngo bikire bishyire mu n'iy'umuryango ushatse kuvuga iki se iyi nyine niyo murusha hari ikibazo se ntabwo waza mukabanamo hano umugura ngo muzana ngo mwangana gutya se uburyo wakora wabyumva ni ibiki uzakora wakumva koko ese abantu bakundanye n'abo nabibeho abantu bakundanye n'abo nabizi okay Andre mwamushakira inzu akagenda wenyine akishakira umugore Petero mumushakira inzu agenda abemo wenyine iriya ni ibyo kumuhereza uremwemereye okay Yaka ijambo rimwe rero rya nyuma dusoza dusoza rero ngewe icyifuzo cyanjye kuri bikani so muzagerageze bose abagabo njye mbageraho kuko ndi muri groupe bikani komite abagabo bose njyewe nabishimiye cyane kandi ndifuza kuzajya nkorana nabo ibiganiro bitandukanye tukanabasura byaba ari ngombwa tukisabira n'agacu ko njye abagabo nari nsanzwe mbakuye ariko narababona so biranshimishije kubabona bikani namwe ndabashimiye so abakunda bikani subscribe comment and share thank you very much God bless you Yaka ndabona nuko mwabaza muvuga ngo mwasharinga birangiye ko kumugabanya arega biryo wabisangiye ibiryo ari byasangiwe urabona umwana atari sawa se keza se ko ntacyo avuga nose nafite undi nawe ikibazo nakiribije no bagira ngo mvuge iki bebe tukavuye imana n'ifurayi cyane kandi twishimiye cyane imana nibishaka tuzongera tubonane kandi usezereho turebye